Yesu ahimbazwe cyane. Bakunzi b'Ubugingo Tv turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunezera Imana mutima kongera kubana namwe mu ijambo ry'Imana, mu mudahwema kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nabwo ni umunsi mwiza wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko twabazana umukozi w'Imana. Imana yagiriye ubuntu ikamuha ijambo ryayo kugira ngo arigeze ku bantu badukurikira batandukanye. Bene data bakundwa, turanezerewe cyane kugira ngo twumve n'ijambo ry'Imana. Ntaragira ibindi mvuga, reka n'ubundi nawe muhe umwanya abanze abasuhuze, abibwira amazina ye yombi, none turangiza turakurikizaho no gusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ni karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe torero ry'Imana, abakurikiye TV ubugingo bushya, turabasuhuje aho muri hose, nimugire amahoro y'Imana. Uyu ni umunsi Imana iduhaye wo kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ry'Imana. Mpawe umugisha n'Imana wo kuba naba ndi kumwe namwe abadukurikiye. Tubishimiye Imana kandi namwe Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Sibomana Emmanuel, ndi umukozi w'Imana, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Shimye Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane kandi Imana imuhe umugisha. Umukozi w'Imana, turanezerewe. Nanjye muri kureba mukurikira ni Rukundo Emmanuel ku Bugingo TV no kuri ya YouTube channel bakunda kwita Rukundo Muyumbi. Ndabishimira kandi abakunda. Reka dusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Uyu mukozi w'Imana yatuzaniye rwose, yadufitiye igiseke cyiza kirimo ijambo rihembura ubugingo bwacu. Mu nkundire buri muntu wese agire amatsiko yo kugira ngo yumve icyo Imana yaduteguriye. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo rya rigiye gutambuka. Nyemerera umukozi wawe ugiye kurivuga, Data umuhe umugisha kandi rizagira umumaro kandi rigira umusaruro ku Banyarwanda ndetse n'abadukurikiye bari hanze bagiye mu bihugu bitandukanye. Data tugushimiye kuko ijambo rya rigiye gutambuka. Umugisha buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo wiri ku musaraba. Amen, amen. Karibu umukozi w'Imana n'ijambo ry'Imana. Asante sana. Ntago dutinda rero, n'ubundi reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa, igice cya 6 umurongo wa 26. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yosuwa, igice cya 6 umurongo wa 26. Haravuze ngo, icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Amen. Turongera dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16. Tuze gusoma ku murongo waho wa 34. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16 ku murongo wa 34. Sabe mu izina rya Yesu. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka Iyeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye Imana yuko iduhaye icyo kuvuga, ikaba iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni imibereho
umuntu ufashe ubuzima bwe akabwubakira mu ijambo ry'Imana ntabwo ahomba. Kandi iyo ufashe ubuzima bwawe ukabutereka mu biganza bya Kristo ukemera kuyoborwa nawe ntago uhomba, nta nubwo ushobora kuyoba, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga. Naratangara, ntago nigeze mbona umuntu wabasha kuba yafata mugenzi we ngo amuruhure ibibazo n'imiruho afite. Ubundi abenshi bakunda kwiringira. Bibiliya niyo yavuze ngo abandi biringira amagare n'amafarashi, abandi bakiringira abakomeye. Aravanga ariko twebweho twiringira Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwifite Imana Yakobo nk'umutabazi. Imana ishimwe, dushimiye Imana rero. Hanyuma iri ni ijambo ry'Imana dusomye, turisomye mu gitabo cy'umukozi Imana twa Yosuwa igice cya 6, dusoma ku murongo 26, turongera dutambuka hirya dusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 16, dusoma umurongo wa 34. Hanyuma amagambo nagira ngo tuyahuze dukuremo icyifuzo dusenge nk'ahantu umuntu wese ari adukurikiranye yumva imbaraga z'Imana igihe cyo kumvira Imana, imbaraga zituruka mu kumvira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Yesu ni wabivuze mu gitabo cya Matayo, aravuga ngo abarushe n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Biravuze ngo Yesu ndamushimira. Imana ishimwe cyane. Niwe wenyine, niwe rwiyemeza mirimo watsindiye isoko ryo kuturengera. Nta muntu uhari, nta nshuti, nta muryango, abantu bose bagutaye. Iyo wegereye Yesu, Yesu arakubwira ngo mwana wanjye ntutinye, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ndafashijwe. Hanyuma dusomye rero aya magambo dusomye ni inkuru z'umugabo witwa Yosuwa. Yosuwa abantu baramuzi. Yosuwa yabaga mu gihugu cya Egiputa ubwo Imana ihagurukitsaga Mose Imana imuhaye mission yo kujya guhagurukana ubwoko bw'Imana ngo abukure mu bunyage bw'igihugu bwari burimo cyo kwa Farawo abugeze mu gihugu yarahiriye basekuruza babo kazaba. Mose ntago ndibuze kuvuga Mose, ahubwo ndaza kuvuga akantu gato gahuza Mose na Yosuwa. Uyu Mose yabanye na Yosuwa, barabana. Mose atoranya Yosuwa amukura mu bantu bose bari baraba, bose bahari, amukura mu muryango wa Aroni, amukura mu Bisiraheli, amukuramo. Arangije amuga ngo wowe ubaye umugaragu wanjye, ngwino ujye ugendana nanjye untwaze ibitabo. Biravuze ngo Yosuwa yari umugaragu wa Mose. Noneho Yosuwa agira ikibazo gikomeye yuko we atari umwisiraheli kandi ibyasezeranijwe byose byari iby'Abisiraheli. Ariko Yosuwa akomeza kunamba kuwiteka, yibutse ukuntu Imana bageze ku nyanja itukura yasatuyemo inyanja mo kabiri barambuka. Aravanga iwacu ntago nigeze mbona Imana imeze nk'iyi ngiyi, ntago nigeze mbona Imana ikora imirimo nk'iyi ngiyi. Arangije avanga iyi Mana ngomba kuyisungaho. Aravuga ngo iyi Mana ngomba kuyisunga, ngomba kuyigumaho. Bambuka inyanja bageze hakurya nibwo Mose yatoranyije Yosuwa. Ndashaka kugira ngo mvuga akantu gatoya kugira ngo abantu bankurikiye bananyumva, b'Abakristo, abantu batangiye uru rugendo bamenye ibi ngibi. Iyo ufashe amabuye, ubundi uzakoresha amabuye uyambukireho, kuko nutayambukiraho uzayasitaraho ubundi akugushe. Ubundi amabuye cyangwa se kamvuge amabuye, urimo kunyumva neza? Amabuye cyangwa se ibuye iyo urikoresheje neza uryambukiraho, iyo urikoresheje nabi riragusitaza kuko byose rirabishobora. Kuko mu kiraro haba harimo ikiraro uzasanga bamukunda kubyita amateme, biterwa n'ahantu waturutse. Biterwa n'ahantu waturutse. Usanga hari ahantu ushobora gusanga hari ikiraro ugasanga bashyizemo amabuye yo kwambukiraho. Hanyuma rero iribuye amabuye arimo, iyo urebye nabo karangara ugahusha ikirenge uhita uvika mu mazi cyangwa se byabana ngo mugahita unagwamo. Ariko iyo urebye neza ugacunga neza, ya mabuye yakagusitaje ntago aba kigusitaje, ahubwo yambukiraho. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo ibigeragezo n'ibibazo ducamo bitubera pushing, bikatwambutsa bikatugeza hakurya yabyo, bikatugeza ku mugambi w'Imana. Nibyo Yosuwa yahuye nabyo. Yosuwa abana na Mose baragendana. Kamvuga akantu gatoya, Yosuwa yajyanye na Mose bazamukana umusozi witwa Sinayi.
Mose agiye kubonana n'Imana, bageze hasi mu kibaya, Mose abwira Yosuwa ngo ntegerereza ahangaha. Urumva? Mose azamuka umusozi Sinayi hejuru ajya kuvugana n'Imana. Mose amara iminsi 40 ari kumwe n'Imana. Hanyuma wibuke neza ko Yosuwa nawe bari kumwe, bari bajyanye. Inzara yishe Mose niyo yishe Yosuwa, imvura yanyagiye Mose niyo yanyagiye Yosuwa, inzara inyota yishe Mose niyo yishe Yosuwa. Mbese ibibazo byose Mose yahuye nabyo ni byose yahuye nabyo. Ariko Mose amanutse umusozi witwa Sinayi, akimara kugera mu Bisiraheli, ibya Mose birandikwa ariko ibya Yosuwa ntibyandikwa. Yosuwa arabyihangana. Biravuze ngo imirimo cyangwa se inzira ucamo none ahangaha nizo zizakubakira ubuhamya bwo kugira ngo n'izindi ziri imbere wowe utazi umwanzi yateguye, cyangwa se burya kuko n'ibigeragezo dukora nabyo Imana ijya ibigiramo uruhare. Pawulo yanditse ngo iki? Yandikira Bitesalonika, yaravuze ngo bakundwa bene data, mumenye ko ibari iby'ibyishimo ubwo muzagubwa gitumo n'ibibagerageza bitari byo mu buryo rumwe. Umva ijambo nkunda, aravuga ngo ariko hamwe n'ibibagerageza Imana Uwiteka irushaho kugenda ibacira akanzu. Imana irushaho kugenda iducira akanzu. Ariko ma Imana irushaho kugenda igira gute? Iducira akanzu. Hanyuma muri ako kanzu Imana iguciraho, Imana icira umuntu akanzu wemeye kugendana nawe. Yosuwa ibyo amaze kubona ko byanze bitamenyekanye, akabona ibya Mose nibyo bimenyekanye, ntago yigeze acika intege avuga ngo ariko ko nshobora kwamvirisa kuri konti itazwe, ko nshobora kuba nkora ibintu bitazamenyekana. Ntago yigeze acika intege, yakomeje gutumbira Uwiteka. Nka muri ibyo yavuze ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Akomeza kubana na Mose. Imana iza kubwira Mose, iramubwira ngo taye mu muryango wa Aroni utoranye imiryango abantu 70 ubarambikeho ikiganza, bose buzura umwuka w'ubuhanuzi bajye bagufasha umurimo. Umva ikintu cyantangaje, Mose aragenda ajya mu muryango wa Aroni aratoranya, arangije abarambitse ibiganza buzura umwuka wera. Mubo yatoranyije nawe yigeze atoranyamo Yosuwa. Yosuwa arihangana aravuga ngo tageti mfite nuko nziko ndi kumwe n'umuntu w'Imana, cyangwa se umuntu uhamagawe n'Imana. Ubundi itangiriro ryawe rikwiye kukwereka n'iherezo ryawe. Nuko byesitanye. Kandi itangira ryawe rikwereka n'iherezo ryawe. Hari igihe ujya kumva umuntu aravuze kamaze tsemwe ko meruka wuzura umwuka wera ukorera Imana mu kwino mu mwuka, byaba byaraje kukugendekera gute? None ko mbona ibintu wacitse intege byagenze gute? Kumva rakubwiye ngo ngariko se ngo Imana ngo nayo irabizi, ngirabona ngo dutuye mu mubiri. Uzi nta muntu wigeze akorera Imana ngo Imana imugire imbabazi najya gupfa, cyangwa se mu minsi ye ya nyuma ngo umubiri we imukure mu mubiri mushyire muri beto, cyangwa se ngo imushyire muri metalike, cyangwa se ngo imuhindire formire mureme mwibuye. Ntabwo bibaho. Umuntu yaremwe mu mubiri azarinda apfa ari mu mubiri. Umva ukuntu umuririmbyi wa 77 mu gitabo cy'agakiza ku gitero cya nyuma yaravuze ngo mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibintu byinshi bidushuka, ngo ariko dukwiriye kunesha ibyo bingahe, ibyo byose ngo kuko ariko Imana ibishaka. Ntabwo ijuru ari ry'abagerageje, ntabwo ijuru ari iby'abagiye basitasita ibirenge, ntabwo ijuru ari iry'abantu bagiye bavuga ngo urabona ngo nta kundi twabigenza. Imana yashizeho uburyo bwo kugira ngo tuneshe. Ikintu tukituneshereza ni iki? Ni imbaraga z'umwuka wera. Izi mbaraga z'umwuka wera kanzi kubwira nizo mbaraga zahiritse igitare. Izo mbaraga Yesu wa Nazareti we Mana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Nizo mbaraga ubwo Yesu yari amaze gutanga, umwami wacu amaze gutanga, reka tubivuge gutyo, ntacyo bitwaye kuko ni umwami w'abami, akaba n'umutware utwara abatware. Yego, ubwo yari amaze gutanga, Mariya Magadalena bakazinduka kare bagiye kujya ku gituro. Yego, ngo bagiye kure umwami wabo ngo bazanye imibavu nyine ihumura neza. Bamaze kuhagera bahasanga marayika, cya gitare cyari kirinzwe n'abantu benshi b'abasirikare, basanga cyabirindutse cyakuwe. Marayika w'Imana avugana nabo, harababwira ngo ndabizi neza yuko murimo murashaka Yesu Kristo w'i Nazareti, ariko mwishakira umuzima mu bapfuye. Hanyuma izi mbaraga zazuye Kristo, izo mbaraga ni nazo zizazamura itorero, ni imbaraga z'umwuka wera.
umuntu udafite zino mbaraga utari mu mwuka ntago azigera yumva impanda. Va mu bantu biyorohereje, abantu muri minsi bariyorohereje, ibintu barabyoroheje, baravuga ngo nta kundi twabigenza, ibintu turi mu minsi ya nyuma, aho dutuye naho Imana irahazi, yashyizeho uburyo bwo gutsinda. Aravuga ngo ubu ni musabe, ubuze ubwenge busabe, ubuze imbaraga zisabe. Umuntu rero ufite izi mbaraga z'umwuka wera abasha gutsinda. Yosuwa nizo yatumbiriye, atumbira Kristo, aravuga ngo uko bisa kose nubwo ubu none ahangaha ntari kwandikisha mu Bisiraheli, ariko birashoboka ko hari indisi, hari undi mubumbe ndimo ndandikishamo, kandi uyu mubumbe ntago wibagirwa. Uyu mubumbe igihe kizagera ubure dosiye nanjye unterekere ibyanjye, bivuze ngo inkoni yanjye nanjye rigiye zarabye. Ndashimira Imana. Yosuwa abana na Mose ibye birandikwa, ibya Yosuwa ntibyandikwa, kugeza ubwo ugeze hariya ugasoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 37 usoma iherezo rya Mose. Bibiliya igaragaza yuko Mose ngo Abisirayeli bamuteye baramujunguje batumagwa mu ntege nkeya. Ariko hari ahantu nshaka kugira ngo ngaruke mbwira abantu badukurikiye basoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma iri jambo rivuga ngo Mose ngo Imana ngo yaramwishe ngo ntiyamugeze i Kanani, biriya byari umugambi w'Imana kugira ngo Imana itoranye ihagurutse umuntu witwa Yosuwa. Kuko niba unabizi, niba Mose koko yaragiye Imana imujijije ibyaha, uribuka ubwo yigeze yerekanwa na Eliya bari kumwe nande, bari kumwe na Yesu. Hanyuma Imana imaze kurangiza Mose, urumva nyuma yo kuyisuzugura, akubise urutare kabiri, amaze kwirata ku Bisirayeli ngo nge na Aroni twabakurira amazi mu rutare n'ibindi bintu byinshi nk'ibyo ngibyo byose. Yego, Imana iramuhamagara iramubwira ngo Mose, ijambo navuze ntago nzigera nkura n'ijambo n'inyuguti n'imwe. Abisiraheli nibabona amazi banywe, ariko misiyo yanjye muri wowe irarangiye. Iramubwira ngo ubu tuvugana, rambika ibiganza kuri Yosuwa. Ndimo ndatekereza ukuntu Mose yahisaba nk'umuntu atigeze atekereza ko Yosuwa yamusimbura, ariko ijwi ry'Imana riramubwira ngo birambike kuri nde. Ubu Yosuwa niwe ugiye kugusimbura, wowe uzamuka umusozi tujye kubarana. Ndashimira Imana. Urugendo tugendamo rufite iherezo, kandi kava yayo ni mu ijuru. Porotayi ni hehe? Ni mu ijuru, araho uzagira ukabarana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Mose aragenda. Ntabwo nibuze gutinda kuri Mose, ndashaka kugira ngo nze kuvuga kuri Yosuwa gatoya, ubundi dukuremo icyifuzo dusenga Imana ku mbaraga zo kumvira Imana. Kumvira Imana imbaraga bigira gute? Bitanga. Yosuwa, iyo usomye igice cya mbere cya Yosuwa, Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Imana ihamagara Yosuwa mu mazina yose. Burya rukuzi ko Imana yizi ko yitwa Rukundo. Irabizi ko nitwa Rukundo Emmanuel. Uzi ko Imana izi ko yitwa Rukundo Emmanuel. Nanjye razi ko nitwa Sebumana Emmanuel. Ayo ni amazina yo Emmanuel. Yego, irabizi ko nitwa gutyo. Hanyuma Imana yije kuguhamagara ukiri hano mu mubiri, iguhamagara amazina yawe yose. Ariko dore ikintu ushimira Imana, hari ahantu tuzagera Rukundo byibagirane, Emmanuel byibagirane, duhabwe irindi buye topesto feko digi mangarasira, duhabwe irindi buye ryanditsweho izina rishya. Ngiryo zina rizaba ritarigeze kumenywa n'undi muntu wese. Yarabivuze mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 avuga ari amabuye 12 azaba yubatse urwo rurembo. Ndagukumbuza ijuru, ndagukumbuza ijuru, ndagukumbuza ijuru, ndagukumbuza ijuru. Mu ijuru hararyoshye. Hanyuma Imana ihamagara Yosuwa, imuhamagara amazina yose, iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Iramubwira ngo nuko haguruka, ubu tuvuga uhagurukana Abisiraheli ubajyane mu gihugu narahiriye basekuruza ko nzabajyanamo, nzabana nawe. Imubwira ijambo rikomeye ku murongo wa 3, iramubwira ngo kandi aho uzakandagiza ibirenge hose nzahakugabiza. Yosuwa ahagurukana n'Abisiraheli, baramanuka bageze kuri Yorodani, babamba amahema. Imana yamubwiye ko izamwambutsa Yorodani. Bamaze kubamba amahema, niko Imana yaribwiye Yosuwa. Imana amaze kubamba amahema, Imana itegusha imvura, hagwa imvura y'impangukana. Bibiliya igaragaza yuko ngo hari mu gihe cy'iki Yorodani yari yaruzuruka, yaragabanutse. Bibiliya ivuga ko ari ukuzuruka, yari yaruzurutse. Hanyuma
Yosuwa afite ijambo rivuga ngo Imana izamwambutsa Yorodani. Noneho bamaze kubamba amahema igusha imvura y'imangukano igwa iminsi 3. Bibiliya ivuga ngo Yorodani iragenda iruzura irangije iranamena. Yosuwa abwira Uwiteka ati se noneho wananiwe kutwambutsa amazi ari makeya, none ubu ngubu bigenze gutya. None ubu ngubu ndabona Yorodani yuzuye, Yorodani yamennye. None se Uwiteka ubu noneho bimeze bite? Imubwira ijambo ri mu gice cya 3 ariko ku murongo wa 5 iramubwira ngo Yosuwa bwira Abisiraheli biyeze. Ijambo rimwe rikomeye kwiyeze. Ijambo rimwe rikomeye bwira Abisiraheli bakomeze bagire gute biyeze. Iramubwira ngo bwira Abisiraheli biyeze kuko ejo nk'iki gihe. Ejo ryari? Ejo ryari? Oya harimo reka mvuga n'umuntu wese uri kunyumva cyangwa se uri mandeba agira ibindi byiringiro. Wowe aho uri musenga Imana, warabanye n'Imana, hari ijambo Yesu yavuze abaza abantu bababwira ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu gihugu cyo mu ijuru azabura ate kurengera intore zimutakira ku manywa na nijoro? Mu gitondo wasengaga, saa sita wasengaga, nimugoroba wasengaga. Komeza umushinga wo gusenga. Nyuma y'amasengesho hari ikintu kirimo Uwiteka ejo yakuremera. Nyuma yo gusenga, nyuma yo kwiyeza, harimo izindi mbaraga z'Imana zidasanzwe umuntu wese ashobora kukubona akakubona ko utandukanye nawe, kuko hari indi mbaraga igupushinga ni mu gihe wabaye mu bihe byo gusenga Imana. Yosuwa abwira Abisirayeli bagati Imana namwe ngo mwiyeze ejo nk'iki gihe izakora ibitangaza. Urumva imubwira ijambo ku murongo wa 7. Mana we abantu basomira ijambo ry'Imana babyumve wenda byibuze nk'ukuntu mbyumva. Ku murongo wa 7 iramubwira ngo Yosuwa uyu munsi ryari iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli kugira ngo bamenye ko uko nabanaga na Mose mbere ariko ngiye kubana nawe. Yosuwa abibwira Abisiraheli, Abisiraheli ntibabyumva. Igihe kigeze cyo kugira ngo Yosuwa hagurukane Abisiraheli, umva ikintu yakoze. Yabajije Imana ya ku murongo, Imana imuha papasi. Imana imaze kumuha umurongo barambuka. Ahita Imana yamubwira ngo ubwire abatambyi baheka isanduku y'isezerano bajya imbere hagati yabo n'Abisiraheli hajye mu mikono 1000. Nuko uko byagenze bageze muri Yorodani. Ndashimira Imana muri iyi Imana iguhamagaye. Reka mvuge kano kantu, Imana iguhamagaye itegura n'uburyo izagukoresha, itegura n'inzira uzacamo igukoresha. Yosuwa Abisiraheli bari bamenyereye ko Mose agera ku nyanja agarambika inkoni. None Yosuwa nta nkoni yari afite. Wabyumvishije? Imana iramubwira ngo nibambuke Yorodani. Yosuwa ajya imbere y'abatambyi bamujya inyuma, akandagira muri Yorodani. Amazi harwa yarizinga akura urukuta, ayo hepfo arizinga ikubita mu nyanja y'umunyu. Barangije bambukira nk'umunsi. Kugira ngo nsoze baramanuka yarwanye intambara nyinshi, arwana n'Abamidiyani, arwana n'Abameleki kuko yari generali Yosuwa. Ngo bageze hafi y'igihugu cy'amasezerano Imana yarahiriye basekuruza boko izabagezamo. Bamaze kuhagera bahasanga urukuta rukomeye cyane, ariko nshaka kugira ngo mvugeho, bahasanga urukuta rukomeye rwitwa Yeriko. Abanzi be yari yabarangije, intambara yarayivuyemo. Ageze kuri urukuta rwitwa Yeriko, akimara kugera imbere ya Yeriko, reka mbabwire, hari igihe ugira ngo ibyo ukina nabyo, ibyo Rwanda nabyo ni ibintu byoroshye, ni ibintu bifite imbaraga. Akimara kuhagera arebye ukuntu Yeriko ireshya, aravuga ati nta mutarimba, nta nkota, nta buye, nta mutingito ubu nakoresha kugira ngo urimbure runo rukuta ntambuka. Ahita bamba amahema barasenga, baguma aho ngaho. Nyuma yo kuguma aho ngaho, Yeriko yari ifite mikono 3 mu bugari, ikagira mikono 12 mu burebure. Nta muntu wagombaga kuba yagira icyo akora ngo yambuke urwo rukuta. Yeriko yari imbere y'Abisiraheli, yubatswe n'abahanga, bari bayibitekerejeho. Ntago ari ibintu bahubukiye, ntago ari ibintu bapfuye guhubukira. Bakimara kurugeraho rero babona nta kindi bakora, barasenga. Hari icyo nshaka kuvuga ku mbaraga zo gusenga. Bamaze kubamba amahema barasenga, ngo mu nyuma y'ibyumweru 3, yego 3, ngo bagiye kubona Yosuwa agiye kubona abona umuntu uhagaze amwerekeye. Ahita haguruka amufatira inkota ku izosi, aramubwira ngo uwo mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu. Marayika w'Imana areba Yosuwa abona afite uburakari,
nk'uko Yosuwa yarwanye urugamba agira ngo yinjire mu gihugu cy'amasezerano, ariko Yeriko imubereye ibamba. Aramureba aramubwira ati rero nje nona nje kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ndashaka kugira ngo umuntu uri kunyumva, ukeneye umuntu uje mu izina ry'Uwiteka. Hanyuma uyu muntu uje mu izina ry'Uwiteka azanye indi systeme yo kugira ngo mwambuke Yeriko. Uyu rero amaze kuza abahaye uburyo bagomba kwambuka Yeriko, yabahaye systeme yo kuzenguruka. Avuga ko ariyo systeme Imana imuhaye. Bazenguruka ubwa mbere bagaruka mu mahema, bazenguruka ubwa kabiri bagaruka mu mahema, bazenguruka gatatu bagaruka mu mahema, bazenguruka kane bagaruka mu mahema, bazenguruka gatanu bagaruka mu mahema, bazenguruka gatandatu bagaruka mu mahema, ngo ku munsi wa karindwi bamaze kuzenguruka ngo abagore bavuza induru, abagabo bavuza amakondera, bariyamira. Yeriko yari ihagaze aho ngaho, Yeriko yari imbere yabo, yahise iriduka, bahita bayambuka. Ku ijambo twasomye Bibiliya yavuze ngo Yosuwa arahira Uwiteka, aravuga ngo umuntu uzongera kujya kubaka Yeriko. Wibwe ko uyu mudugudu w'Yeriko wari umudugudu wari urimbishijwe, wari umudugudu wasurwaga, ariko Yeriko Yosuwa arebye uburyo Yeriko yamuzunguje, aravuga ngo havumwe umuntu uzongera kuza akaza kuzamura Yeriko. Ibi nabivuzeho twabisomye ngo umuntu wabigerageje ibyo yatuye kuri Yeriko byamubayeho, ngo na bugingo n'ubu, ngo kuko Imana yabanaga na Yosuwa icyo gihe aremerwa, arogera bikwira amahanga yose. Nta wundi muntu ugeze ajya kuvumura Yeriko na bugingo n'ubu ngubu. Ukeneye umuntu uje mu izina ry'Uwiteka, ukeneye umuntu uzanye indi systeme abantu batari bazi akakwambutsa. Ukeneye ahantu watsindirwaga wajyaga intege nkeya, ubu haze burya nta muntu utazanagira intege nkeya, nta muntu buriya utazanagira intege nkeya no kuzamuka ngo ukure uzamuke butere imbere mu buryo bw'umwuka byagorana. Rero ahantu ugira intege nkeya urahazi, ukeneye umuntu uje mu izina ry'Uwiteka. Ndagira ngo mvuge iri jambo ubundi dukomeze. Iyo ubanye n'Imana neza, iyo ufashe umwanya ugasenga Imana, Imana yifata umwanya ikumva amasengesho yawe. Kandi urukundo ukunda Imana ni narwo rukundo ikugaruriramo agaciro. Donc agaciro uhaye Imana ni nakigira gute nikikugaruriramo. Kuko Abagalatiya 6:7 aravuga ngo bene data nimuyobe, kuko Imana yacu ntinegurizwa izuru yuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Imana ibahe umugisha. Mwifurije kubibira mu mwuka, ingendo zawe zo kuzikora mu mwuka, ivuga butumwa ryawe ukayikorera mu mwuka, maze Imana ikohereza undi muntu ukeneye wo kugira ngo bane nawe. Imana ibampere umugisha. Shalom 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 shalom. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nababwira ngo mwe mutarakora subscribe, mwikore subscribe, munye mudukurikirana, muduhe na comment, mutugaragarize uburyo mudukurikira, uko mubyumva rino jambo ry'Imana, n'ubundi bufasha bwose mwakifuza kuduha kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryaguke. Ndabifuriza kugira ngo mubitubwire, kandi turabishimira. Nukuri turanezerewe. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Mwe mudahwema kuba natwe mutubwira ko muri kumwe natwe. Turabishimira kandi turabakunda. Hari icyifuzo wifuza kutubwira, nimero za telefone ziri hepfo ku Bugingo TV, muzajye muzibonaho. Nimurangiza mutwandikire mutubwire uko twajya tubigenza nuko twakomeza kuganira ijambo ry'Imana. Murakoze, turabishimira kandi turabakunda. Shalom shalom shalom. Dutinda kuri uyu muntu w'imbere, gabanya amagambo wongera amasengesho, gabanya ibikabyo wongera imbaraga z'umuntu w'imbere. Imana araguhaye akazi ufite umuntu w'imbere mushya, uzagatindaho. Ariko nimba arashajishije umuntu w'imbere, ruswa zizagukubita hasi. Yes, ahimbazwe bakunze Ubugingo bushya Gospel TV. Turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu muri kumva kuri microphone ni Rukundo Emmanuel. Nkuko bisanzwe tubana mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi twabazaniye umukozi w'Imana, yatuzaniye ijambo ry'Imana. Reka musabe n'ubundi abanze abibwire none kugira ngo dukomeze ijambo ry'Imana. Kari umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndo mubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, mfite umugabo n'abana 3, nsengera muri ADPR cya hafi. Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane Mama Lionel. Hagati ariko mwambaye neza.
Imana ishimwe cyane. Turanezerewe kubabona mu marioneri, twari tubakumbuye kandi ni kenshi twagiye twifuza kugira ngo tubane namwe mu ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi kuba Imana yabashoboje mukaza, turabashimiye bive ku mutima, kandi uyu murimo mukora Imana izabahembera mugeze mugambi bwo mu ijuru. Reka n'ubundi kugira ngo dukomeze n'umwanya mwiza, reka dusenge Imana, noneho mufate umwanya wose wanyu mutubwire kubiri ku mutima w'Imana ndetse namwe uko bibarimo, twumve ijambo ry'Imana. Karibu reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, turagushimiye kuko waturinze gira umumaro, kandi ijambo ry'Imana rizahindura imitima ya benshi. Haleluya. Umuntu wese uzaba urwaye azakire, urwaye ibyaha azakire, ushonje azarye. Iri sengesho rigira umumaro kandi risenye ibihumbi Satani yubatse ku buzima bw'abantu, ndetse n'ijambo ryawe tugiye kumva Mana ritubere umubavu uhumura neza. Tugushimiye kuri Imana ibyumvishe kandi ibanye natwe mu izina rya Yesu, kandi umukozi wawe umuhereza imbaraga n'amavuta. Turamusengeye amavuta y'Imana mubeho, umucuncumura amavuta nkayo wacuncumura mu bakozi bawe. Urakoze kuri Imana itwumva kandi twitayeho. Haleluya. Turagushimiye Uwiteka kubanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Karibu umukozi w'Imana n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Turabasuhuje abakunzi banjye cyangwa se abakunzi bacu. Nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana riri ku mutima, riri kumfasha. Abavuga butumwa benshi bakunze kuvuga ngo ijambo Imana yampaye kugira ngo bakunde babisasire kugira ngo umuntu wese ahuguke, ariko hari igihe riba riri no ku mutima wacu, atari Imana yakurotesheje ninjoro ngo uvuge ibi. Hari igihe biba ari bitwuzuye mu mutima Imana yadushyizemo, natwe bikabanza bikatwuzura. Tugiye kuganira ijambo dusanga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto, igice ni cya 4, turasoma umurongo wa 16. Haravuze ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Aya niyo magambo nshaka ko tuganira mu minota mike. Ijambo ry'Imana ndarikunda kuko rirazura. Ijambo ryaratuzuye, ryaratubatuye. Hari abantu benshi badakunda ijambo, njya mbona no mu rusengero iyo turi mu bihe by'ibiterane, abaririmbyi baririmba ukabona abantu barahari baregeranye bafashijwe, ariko igihe cy'ijambo ukabona abantu barasohotse. Kandi nabonye n'ijambo rigira imbaraga rizirwanya. Ugasanga n'umwigisha agiye kuvuga, ibyuma byavugaga neza birapfuye, uri ku buhanga by'ibyuma atangiye gukora kuri mikrofone ayifunga afungura. Ibyo byose ni imbaraga zirwanya ijambo. Ariko nanone ijambo ntirirwanywa, ntabwo rirwanywa, ribe ritoya, ribe rinini, ribe ry'iminota mike, ribe ry'iminota 5. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Nshobora guhinga imyumbati ntimere cyangwa yanamera ntiyere, ariko nkavuga ijambo iminota 5 rikazamara imyaka myinshi mu mitima y'abantu. Nshobora kurya ibiryo, yewe ejo ntubikibuka guye ibiryo wariye, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya risibangana, ntirijya rinagenda ubusa. Niyo magambo rero nshaka ko tuganira dusomye, turi buvuge cyane ku muntu w'imbere. Turi buvuge ku muntu w'imbere. Abanyamwuka muramfasha kubyumva, ariko nimburi n'umunyamubiri turabigusobanurira. Iri jambo rishatse kuvuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza. Umuntu w'inyuma, ijambo rishatse kuvuga n'uyu mubiri. Hari igihe ujya kubona umuntu arashaje ameze imvi, azanye imyinkanyari ku mubiri, arunamye, arububye, aricaye ntabasha kugenda, aragenzwa ku kagare. Uwo ni umubiri usaza w'inyuma. Ariko ndashaka kuvuga umubiri w'imbere, ni mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umutima. Umuntu w'imbere niwe nshaka kuvuga udasaza. Nshaka ko nkwingingira Imana nawe ukingingira, kavuga uti nubwo nagira imyaka myinshi, ku mugani wa Karebu, nubwo nagira imyaka myinshi ariko uko natsindaga nkiri muto ndumva ariko nkitsinda, uko naneshaga mu bukumi
nkinesha ibyaha ndumva ariko nkinesha. Ibyo tubivana ku muntu w'imbere utajya usaza. Uyu muntu w'imbere utajya usaza mu buryo bw'umwuka, ndashaka kuvuga ko no mu gihe cy'ibibazo byatumugwa, iyo uhuye nabyo umuntu w'imbere atarasaza ntabwo ugwa. Ndi buvuga kuri Paulo na Silasi umunsi, ndabakunda bari abasaza banjye, Imana ibahe umugisha. Umva, ni abantu b'abagabo Imana ibahe umugisha. Tujya tuvugisha ukuri, hari abantu b'abagabo Bibiliya ivuga, kavuga utaba abantu mu gihe cyabo nta bintu by'ububwa bagaragaje, bakoze ibintu nk'abantu b'abagabo, wenda baje no mu isi ntitwabona n'ahantu tubagurira agafanta, ntitwabona n'ahantu tubasohokana kubera ibintu by'abagabo bakoze. Bafashijwemo n'iki rero ibi bintu kubigeraho? Ni umuntu w'imbere utarigeze usaza. Umuntu w'imbere asazishwa n'ibyaha, n'intege nke, no kudasenga. Ibyo bikurura ubusaze bw'umuntu w'imbere. Ariko Paulo yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, ariko umuntu wacu w'imbere we arushaho kuba mushya, kandi uko bwije nuko bukeye, mbega ni kirasiku, buri munsi arushaho kuba mushya. Imana ishimwe cyane. Aba bana b'abahungu bageze muri gereza, Paulo na Silasi barabafunga, kandi babafunga batabajijije ibyaha bakoze. Ni akarengane kari kabaye kubw'ivuga butumwa bakoraga, ntibatuzaga, ntibahamaga hamwe. Babagejeje muri gereza, bango bari babahambiriye kubera umuntu w'imbere wabo batasazishije, ngo batangiza ivuga butumwa ryo mu ndirimbo, ngo barabanza bararirimba barasenga. Bibiliya niko ivuga ngo bararirimba barasenga. Ntabwo nzi uko baririmbye, sinari impari, sinzi n'indirimbo baririmbye, ariko bararirimbye. Barangije barasenga. Uburyo basenze, isengesho basenze, sinari impari, ariko isengesho ryose usenze utarasajisha umuntu w'imbere rirakora. Amina. Ngo bararirimba, nimba bavuze ubukuru bw'Imana, uri inkuru imirimo y'amaboko. Baririmbye ku maboko y'Imana, baririmba ku butabazi bw'Imana, baririmba ku gukora kwabo. Bararirimba ngo baririmbye, ngo uko baririmba basenga, ngo iminyururu iri ku maboko yabo ngo iradohoka. Imana ishimwe. Iyo umuntu w'imbere atarasaza, bihesha n'amahirwe w'inyuma, ngo iradohoka. Ngo idohotse, ngo barakomeza, ngo bazamura icyitwa indirimbo, icyitwa isengesho. Uri Imana y'amaboko. Imana uko iyihamagaye niko iza. Umugabo umwe witwa Nehemiya yarayihamagaye, bamwimye ibyangombwa byo gusa ni Yerusalemu, arayihamagara aravuga turi Imana iteye ubwoba, Imana itutarengeje aho, nturenzaho. Kuba uvuze ko nteye ubwoba, manutse nk'Imana ifite iterabwoba. Imanuka uko iyihamagaye niko iza. Mwizifite iterabwoba ibasanga mu burira babwira iti musinye ibyangombwa, mugire vuba muhe Nehemiya ajya gusa ni Yerusalemu. Ngo barabimuha mu gitondo, arabifata, fata urwandiko ararujyana. Ngo ageze hakurya y'uruzi ahasanga ibisonga birimo abagabo babiri b'indisipurine, ba Tobiya na Sanibarati, bazi kuvuga batazi gukora, bazi guca abandi intege, batajya bagira ibibafasha muri bo, bahaza umurimo w'Imana. Batangira kumubaza bati bite byawe, urajya he, ujute? Arangije arababwira ati jewe nje numvise ijwi. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, nje mpawe urwandiko, ntabwo nidumbukije. Nguru umwami ararunsinyiye, nguru amakasha yose yuzuyeho, kandi umwami nawe ntarumpaye abitewe n'impuhwe mfitiye, ahubwo abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kundiho. Nehemiya ngo ajya gusana, yiteguye kurwana, ukuboko kumwe kurimo intwaro, kundi kurimo ibyo asanisha, kubera ko yari afite umuntu w'imbere ukiri mushasha. Ba Paulo na Silasi ngo bararirimba, ngo n'izindi mbohe ngo zumva zirabohotse, ngo zumva zirafashijwe, ngo zumva zitangiye kumva Imana, ngo naziminyururu iradohoka. Haleluya. Ndafashijwe. Ngo iminyururu idohotse, ngo ntibaceceka. Burya nubona ikintu cya mbere kibaye, jya ukomeza. Ngo barakomeza, ngo baragiserera, bararirimba, ngo imbaraga ziragenda zigera ku nzugi, nazo zirafunguka. Imana ishimwe. Babonye inzugi zifungutse, umuntu w'imbere nubwo byagenda gute ntasaza, ahubwo arushaho kuba mushya ko bwije nuko bukeye. Imana ishimwe. Ngo bagezeho, ngo bararirimba, ngo ngo n'ababacunga bari hanze, abacunga gereza n'imbunda baryamanye, imbaraga zibageraho, ngo bo barasinzira.
basinziriye mu gitondo bakangutse basanga inzugi zirakinguye bati imbohe zose ko zishobora kuba zaducitseho kugira ngo batwice reka twice. Pawulo aravuga ati wikwigirira nabi twese turahari. Ni Imana umuntu w'imbere wacu arushaho kuba mushya. Ndashaka ko dutinda kuri uyu muntu w'imbere. Gabanya amagambo wongera amasengesho. Gabanya ibikabyo wongera imbaraga z'umuntu w'imbere. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari umugabo witwa Yobu wari utuye mu gihugu cya Usi. Yobu ndamukunda ni inyangamugayo niko Bibiliya ivuga. Kavuga ko ari n'umukiranutsi. Kavuga ikindi cya gatatu ko yubahaga Imana. Yari afite umuntu w'imbere. Yari afite umwuka wera. Yari afite imbaraga z'imbere. Erega byibuha ari kugira imbaraga z'imbere. Njya mbabazwa n'abantu ugasanga umuntu nta modoka agira, nta nzu agira, nta kazi agira, nta n'umwuka wera. Ubure byose. Ugasanga umuntu w'umukobwa w'inkumi nta bwiza afite, nta nota afite, nta mashuri afite, nta miryango ikomeye afite. Abure n'umuntu w'imbere. Ubure n'imbaraga z'imbere. Yobu ngo Imana iramureba mu gihugu ibona no mukiranutse afite. Ikigeragezo kimugeraho ntari butindeho. Kuko nshaka kuvuga ku muntu w'imbere tugasenga dusaba imbaraga z'umuntu w'imbere. Ikigeragezo kimuriye. Aho n'umubiri we yaratangiye kwishimisha urujyo. Ajya mu mwuka abona umucunguzi ari mu bantu bahana umucunguzi ko azaza. Aravuga ngo nzi uko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Amaso yanjye azamureba saa yundi. Mutima wanjye uramarwa n'urukumbuzi. Aya magambo havugishwaga nuko umuntu w'imbere atarasasa. Kuko abantu basajishije umuntu w'imbere yo bageze mu kigeragezo barirwanirira. Abandi baragwa iyo babuze akazi barasambana ngo bakabone. Abandi barya ruswa kuko basajishije umuntu w'imbere. Ariko ndakugira inama ngo ukomeze usenge. Urinde umutekano w'umuntu w'imbere. Iyo bigiye kiragera ngo Imana iramwunamura. Mwunamura inyuze no mu bantu bamurwanije bamupinze. Iramwunamura Yobu. Ngo iragenda ishyiramo ikimenyetso cyo gukuba ngo iramukubira. Imuha abana beza kuruta abambere, imuha amatungo kurusha yambere, mu bukire kurusha ubwa mbere. Uyu muntu w'imbere humura komera. Ntabwo uzapfa nk'imbwa. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kuvuga ku muntu wasajishije, wari warasajishije umuntu w'imbere. Maze iminsi muvuga hano none yari yarasaje. Yari yarashaje pe. Hari igihe ugendana n'umuntu yarashaje ukamubona mu rusengero amazemo igihe ariko umuntu w'imbere yarashaje. Imana izakurinde gushaka umugore wasajishije umuntu w'imbere cyangwa gushaka umugabo wasajishije umuntu w'imbere. Abafite amagambo aryana mu kanwa. Imana izakurinde kuririmbana n'umuntu wasajishije umuntu w'imbere. Izakurinde kuyoborwa n'umuntu wasajishije umuntu w'imbere. Hari n'abayobozi basaje bayobora abantu ariko barashajishije umuntu w'imbere ntacyo babamariye. Ariko muri no minsi nanababahotseho sinabarenganya. Nawe se ugize gutyo ubonye ubupasiteri ubutekinitse, uje kuyobora abantu utabatije, uje kuyobora mu rusengero utubatse, uje kuyobora abantu utasezeranije, hari ubundi abantu babakunda uhereye kuki bisaba ko ufite umuntu w'imbere. Amunoni yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gusambanya mwene nyina mushikiwe Tamari. Arirwaza araremba ati keretse mbonye mushiki wanjye Tamara akangaburira kandi nkarira mu biganza bye. Bumva koko umuti uri bukore. Amunoni arangije aramusambanya kubera iki? Akubitanye n'umuntu w'imbere. Uzi kuva indimwe n'umuntu wasajishije umuntu w'imbere. Imana izakurinde guturana n'umuntu nk'uwo. Izakurinde kurambagiza umuntu umeze utyo. Hari abakobwa basajishije abantu b'imbere njya mbona ngo ni beza, bamwe ngo baranize bari gushaka abasore bafite target imeze iki. Kavuga ati umusore namubonye afite inote kandi sinamukunze ni mubi. Reka dusezerane ivanga mutungo nindangiza nisaze dupasure nzashaka nkunda. Nawe ugahubuka ukagenda naho kubitanye n'umuntu wasajishije umuntu w'imbere. Nizo ngaruka abantu barimo. Abantu bari guhura n'ibigeragezo bitewe nuko bakubitanye n'abantu basajishije umuntu w'imbere batakigira umwuka wera, batakigira imbaraga z'umwuka wera. Kamvuge kuri Elisa nsoza. Elisa arafite umuntu w'imbere. Nubwo umuntu w'inyuma asaza ariko umuntu w'imbere arushaho kuba mwiza no kuba musha, arushaho gucagingwa uko bwije nuko bukeye. Imana ishimwe cyane. Elisa yagize atya urugamba rushyushye ngo bagoswe, ngo agiye kubonabona ingabo zibarwanirira. Gehazi we yabonaga izibarwanya.
Gezi kubera ko nta muntu w'imbere yari afite, yabonaga ibibica. Ariko Elisa akabona ingabo zibakiza robezo taya, akabona ingabo zibatabara. Iyo ufite umuntu w'imbere mushya uhora ubona ingabo zigutabara, ntabwo ubona ibikwica ubona bigukiza. Mana ishimwe. Iyo umuntu w'imbere ari mushya mu kigerageza ubona ubutabazi. Iyo umuntu w'imbere ari mushya mu ntambara ubona gutabarwa. Iyo umuntu w'imbere ari mushya mu burwayi ubona gukira. Iyo umuntu w'imbere ari mushya mu bukene ubona ubukire, kubera ko umuntu w'imbere ari mushya. Elisa arangije ati muhumura Mana, sengeye murambitse biganza uyu mugaragu, muhumura amaso arebe ingabo ziturwanirira, muhumura amaso arebe ingabo zitugose, muhumura amaso abone ubutabazi. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana ko umuntu w'imbere twumva agatima kagitera, twumva umwana agikina. Dukeneye ko abantu bagira umuntu w'imbere udashaje. Bizabatera kuramira muri iki gihugu, bizagutera kuramira mu kazi urimo. Nimba Imana araguhaye akazi ufite umuntu w'imbere mushya, uzagatindaho. Ariko nimba arashajishije umuntu w'imbere, ruswa zizagukubita hasi. Ubu ni impamvu ubona abantu babona bizinesi zabo cyangwa babona ahantu bicara mu masosiyete, ntiyibuke bene wabo, ntagire umuntu adepasa avuga ati umuntu reka muhe nawe aryeho. Nuko ahuye n'ingorane zo gusajisha umuntu w'imbere. Niko bamera, bameze nk'uriya mugabo Dawidi yica Goliyati. Uriya muyobozi wamusezeranije ko azamuha umukobwa we, aramubwira ati nunyicira Goliyati nzaguha umwe mu bakobwa banjye. Arangije aramubesha, ntiyabikora. Kubera iki? Yasezeranijwe n'umuntu wasajishije umuntu w'imbere. Ariko reba Nebukadinezari bamusobanuriye inzozi, bamubwiye bati igishushanyo wabonye akubitanye n'abana b'abahungu, umuntu wabo w'imbere arushaho kuba mwiza uko bwije nuko bukeye. Baragenda bati ba Daniel bati umva uko Uwiteka avuze. Igishushanyo wabonye gifite umutwe umeze nk'izahabu, gifite igihimba, gifite ibirenge, ukajya kubona ukabona ibuye riraje riragikubise kiramenetse. Ni Mesiya, umuntu wacu w'imbere arushaho kuba mushya uko bwije nuko bukeye. Nicyo bisobanuye. Nebukadinezari arangije ati mufate ku buyobozi, mufate namwe murye kamushikakesha, namwe muruhuke ishyamba sha, muruhuke imbaraga zo mw'Egiputa, mwicare hano namwe mwumve. Kubera iki? Muntu wacu w'imbere ndifuza kwaba mushya. Urugo ushobora kurwubaka rukakwahagiza, ariko umuntu w'imbere yashaje urasenya ukajya muri divorce, kuko udafite umuntu w'imbere ngo wihanganire bigomba kwihanganirwa. Mana guhe gukomera, guhe kugira umuntu w'imbere mushyashya. Mana ihabwe icyubahiro. Ni benshi twavuga, ariko reka dusoze dusenga, dusengera abantu mu mitima yabo bakire, bave mu bintu by'ububata bw'idini, byo kumva bakaze mu idini, ngo barakomeye mu idini, ngo bamaze igihe muri ibi bintu, ngo baje kera, ngo bafite uburyo bakaze, ngo bafite ibitabo byanditsemo abantu benshi. Hari abantu birirwa bakangisha ibintu bakoze kera, ngo kera nari, ngo kera nasenge umuntu arakira, ngo kera ngo tukiri mu cyaro twari tumeze gutya. Imana ibasubiza mu byaro se kugira ngo mukunde mukomeze mukizwe. None mugejeje mu mujyi, umuntu w'imbere arashaje, asajishijwe na matero uryamyeho, kandi ukirari wanyu kwa Kankindi wararyamaga ku birago, ariko ukarara uvuga uti we. Kera ugikenya wambara bodaboda z'ibinyurane, wajyaga gushima Imana no gusenga ukumva ijwi ry'Imana. None Uwiteka guhaye style umuntu w'imbere ahisa sasa. Uziza se bisubiza Imana guhaye tubimenye, tugusengera usubire mu bibazo basi, kugira ngo umuntu w'imbere arusheho kuba mushyashya. Abantu musazishijwe na matera muryamyeho ejo bundi zitumye mutajya muri nibature n'ubwisengero bazifunze. Abantu rero bakimara gusazisha umuntu w'imbere, umuntu aramugaga ati se kutajya ujya mwibature, ngo ngewe ngo ngira ngo ikibazo cy'amasinezite, kandi amasinezite ntazi ni naho afata. Yumvise ngo uyu muntu azindutse arwara amasinezite. Nta masinezite, ahubwo umuntu w'imbere yarashaje, yashajishije umuntu w'imbere. Ukajya kumva umuntu ngo ngewe ngo nirije ubusa, ngo igifu kirandya, ngo nirije iminsi 2 ngo ndaremba, ngo ndwara igifu. Igifu tarwa urya imvungure zo kwaso, urya ibijumba kuri Noheri no kubunane. Igifu tarwaye urya inkumbagare kuva mu gitondo kugeza ninjoro. Igifu tarwaye yo minsi ukirwaye utangiye kurya ibirayi birimo idodo n'inshushu ya hepfo,
bitewe n'uko umuntu w'imbere ashaje. Ibisubizo Imana yaguhaye byaguteye gusazisha umuntu w'imbere. Hari abantu bajyaga bakererwa mu murimo nkiba muri za korari, bazaga bati ubwo afite kontake mu ntoki, Prezi, pardon, sorry, nari mbeshye da, pardon niyo ku ngoma yacu twe twize mu Gifaransa, abandi bize mu Cyongereza. Sorry, twagize ambutiyaje nyinshi mu muhanda, twageze Rwanda gisi dusanga hari ambutiyaje nyinshi, niho twatinze. Ngaho ibaza ambutiyaje mu muhanda afite, ambutiyaje mu mutima afite, na ambutiyaje afite mu murimo, uyu muntu tuzamukizwa n'iki? Nta ambutiyaje ziri mu muhanda bitewe n'uko umuntu w'imbere yashaje, kuko tukigenda amasaha 3 tujya gusenga ntitwakererwaga, tukigenda n'amaguru ntitwakererwaga. Ireba bavuga butumwa bagenzi banjye basajishije umuntu w'imbere kugira ngo ujye kumushyigura azavuga ubutumwa, nuko banza kumusezeranya amafaranga umuha. Kandi rivuga butumwa twaritangiye n'izi mikrofone tutazibona, dufata kagoma n'umurisho na pendo, tukajya ku musozi tugakaraga gapendo, tukaririmba ngo baragoba abanyabyaha banza kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Abanyabyaha bakihana, tugataha ntacyo batugaburiye, tugataha nta tike, ugatabarwa n'amazi unyuzeho mu kabande, ukajya mu rugo ukarya ikijumba cyokeje, ariko mu gitondo ukumva muri we harimo ibintu byiza bivuga ngo tunganira Imana ubudasiba, jyuhora uyisenga kandi uyumvire, jyubana n'abayo, jyufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Iki gihe ko wari ufite umuntu w'imbere mushyashya yishwe n'ry'Imana iguhaye ejo bundi, tugiye guca bugufi. Buri muntu mu mutima we unkurikiye wumvise iri jambo, bwira Imana ngo umuntu wanjye w'imbere yarashaje, makongera kuvugururwa, makongera kuba mushya, makongera gusengayo nahoze nsenga ndetse ndenzeho, makongera gusubira mu murimo nkora umurimo wamamagariye, makongera gukora umurimo nk'umuntu uzawubazwa. Tugiye gusenga. Mwami Yesu, turagushimiye, uri Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, uri umwami waje udatunguranye, waje amakuru tuyafite, uzira muri duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, umujyanama, data wa twese, mwami w'amahoro, waje bizwi, urangije uza nawe uzi icyo uje gukora, avuga uti mwese abantu barushye n'abaremerewe musange ndabaruhura, avuga ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe, nigenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Waje ufite amagambo aryoshye, abantu bagukurikira bayakurikiye, abandi bakurikira imitsi mutanga, abandi bakurikira ijambo, bamwe baravuga bati twakuvaho tukajya ki, ko ari ufite amagambo meza y'ubugingo, abandi bati nayo mitini itatoha zabibu ntizere, nta kabuza ko kwishimira Uwiteka. Abantu bakurikira amagambo meza ugira, turagushimiye ko ijambo ryawe twakurikiye ryatuzuye, rikatubatura, rikadukura mu byaha. Ndasabye ngo umuntu wese utsinzwe n'iri jambo mu mutima we ahinduke. Yarahindukiye ariko guhinduka biramunanira, nahinduke, ahindurwe n'imiburo. Abantu basajishije umuntu w'imbere mu buryo bw'umwuka, abantu baracuye mu buryo bw'umwuka, ibintu byabashizemo, waririmbaga nta kiririmba, werekwaga byararangiye, ongera ucaginga abantu mu buryo bw'umwuka. Umuntu wese ugucire bugufi kubwira ijambo, umwongerera imbaraga zimukomeza. Ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha, bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, amina. Yesu abahereza umugisha. Nimero zanjye ni 0783 48 34 88. Waba ukeneye kuganirizwa by'umwihariko, waba ukeneye gusengerwa by'umwihariko, waba ukeneye inama, waba ukeneye na serivisi zindi ntanga mu buzima bwo mwisi busanzwe, kazi nkora nambika abageni, amadekorasiyo, gutekera ibirori, kudoda, waba ukeneye izindi nama mu buryo butandukanye, wampamagara kuri iyo nimero, iba no kuri WhatsApp kandi iba no muri Momo
iba no muri momo wagira iyerekwa wakoresha iyerekwa. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, murakoze ndabakunda. Uyu munsi Imana yampaye rivuga ku marira, ni ijambo rivuga ngo Imana izahanagura amarira yose. Aza gusobanukirwa ko hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Aje guhamagara rero ngo Imana yo mu ijuru, ya Mana irema abantu, ya Mana itabara, ya Mana izura, ya Mana ya yindi, ngo ako kanya ngo umucyo uramuzira aho yari aryamye mu gitanda. Yumva umucyo udasanzwe uraje. Inshuti yanjye, Yesu ahimbazwe. Bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mutima wanjye wongeye kwishima kuba nongeye kugaragara hano kuri kamera tuganira ijambo ry'Imana. Ni Rukundo Emmanuel, mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ku nyigisho zikunda guca hano. Uyu munsi nabwo Imana ishimye ko ngera hano kugira ngo tubonane, twongere tuvuge ijambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe udukurikirana, ndagushimiye wowe utwandikira utugaragariza kuri kumwe natwe. Nukuri mbone no gusuhuza abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari hirya no hino badukurikira badukunda. Nukuri Imana ibahe umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Uyu munsi rero n'ubundi reka tubanze dusenga Imana kugira ngo mbagezeho ubutumwa Imana yampaye, ijambo Imana yampaye tugiye kuvugaho. Reka dusenga Imana. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye Kristo, turagushimiye gitare cy'amahanga, turagushimiye data wa twese uri mu ijuru. Waratuzigamye twari dupfuye, uraturengera, tugize umwanya mwiza wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Nyemerera iri jambo tugiye kwiga hano hantu ritubera ijambo ry'umumaro kandi ryubake imitima y'abantu benshi, bazaryumva bazaruhuke, kandi abantu barasubiye inyuma bazongere bagirira Imana icyizere, kuko tugufite ntabwo tujya twifuza undi murengezi. Witwa Imana ishoboye byose, kandi iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Hereza umugisha umuntu wese utureba, hereza umuntu umugisha umuntu wese uri kumvira ijambo, hereza umuntu umugisha urigenderamo akanakora n'ibyo ushaka. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe. Urakoze ko kuri Imana y'urukundo, kandi uri Imana iri kumwe natwe, kandi uri Imana idufitiye icyizere, kandi uri Imana ibana natwe muri byose. Hereza umuntu wese umugisha, ubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wabere ku musaraba. Amen, 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 amen. Imana ishimwe kandi Imana nihimbazwe. Nukuri ndabasuhuje kandi ndabishimira. Reka dusome amagambo y'Imana kugira ngo tuboneho twige ijambo Imana yampayeho, tuzajya tugira ibi bitandukanye turiganiraho. Ni ijambo ry'umutwe uvuga ku marira. Amarira niyo tugiye kwigaho, ibishobora gutera amarira, nuko umuntu ashobora kwitwara mu marira, nuko umuntu ashobora kugira kwihangana afite amarira. Mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, umuntu ashobora kwibaza ngo ubundi niki gishobora gutera amarira. Umuntu ashobora kuvuka nabi, nabyo biri mu kintu gishobora kugutera amarira. Ikindi, gushaka nabi ni kimwe mu kintu cyagutera amarira. Ikindi gikomeye nacyo no gupfa nabi, nabyo biri mu bintu bitera amarira. Ikindi nacyo gishobora gutera amarira ni ibyago. Ibyago, iyo umuntu ari mu byago, gupfusha umuntu wakundaga, kubura umuntu waguhumuriza mu gihe cy'ibibazo, icyo kintu nacyo gitera amarira. Ibigeragezo nabyo, ugasanga umuntu avutse mu buzima bugiye butandukanye, ariko agasanga ahuye n'ikigeragezo cyo kutabyara. Icyo nacyo kiri mu kintu gitera amarira. Intambara nazo ziri mu bintu bitera amarira. Tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye bitera amarira, ariko uyu munsi kwa episode ka mbere tugiye kuganiraho tuvuga ku marira, tugiye kuvuga ku marira yo
yo kubaho kwacu, y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi bubaho cyangwa tubaho mu bushake bw'Imana n'umugambi w'Imana, ariko umuntu wese yisanga mu mivukire ye abayeho uko Imana yabigennye. Reka twifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe ni ibice bya 21 ku murongo wa 4. Reka tuhasome naho kugira ngo tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana twese hamwe turi kumwe kandi dufashwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo ri mu Byahishuwe Yohana ari kwerekwa iby'ijuru rishya n'isi nshya, ni umwe mu bantu bavuze nabwo amagambo akomeye. Reka duhere ku murongo waho wa 4. Aravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana ishimwe. Yohana ari ku kigwa cy'Ipatimo yerekwa amagambo meza y'ijuru rishya n'isi nshya. Aha yari ari kwerekwa uburyo tuzaba tugeze mu bwami bwo mu ijuru, uburyo tuzakirirwa. Avuga neza ngo dore mbona ibya mbere bishize, isi ishize n'abayiriho bashize, n'ibigeragezo bitunaniza bishize. Imana ishimwe. Ariko hari ijambo yavuze ryakomanze umutima wanjye riranyubaka. Aravuga ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu. Ikindi ngo urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, ngo kuko ibya mbere bizabishize, ngo dore byose ndabihindura bishya. Izina cy'Uwiteka Imana nishimwe. Twari tuvuze gato ku nkingi zigeze kuri 7 zitera amarira. Tuzagenda tuziganiraho hamwe. Mu byo navuze ngitangira, navuze ku ijambo rya mbere rivuga kuvuka nabi. Ugasanga umuntu yavukiye kwa Nyirambwije na Nyirabitoki, imivukire ye avukiye mu buzima bubabaje, kurya ni hatari, kwiga ni hatari, ndetse no kugira ngo abone iterambere ni hatari. Avukiye mu buzima bw'umubabaro umutera amarira. Irindi jambo rya kabiri, gushaka nabi, nabyo bitera amarira. Niba hari umuruho mubi ku batanga ubuhamya nyabibona n'abagenzi banjye nyabibona, gushaka nabi ni umuruho mubi, bitera amarira, bigatera n'igikomere, ndetse wanareba nabi bigatera no kurimbuka. Irindi jambo rikomeye, ibyago nabyo byo mu isi bitera amarira. Ugasanga uvutse utarabigizemo uruhare, ugasanga mama wawe na papa wawe barapfuye, ugakura mu buzima bw'imihangayiko buteye ubwoba. Ayo nayo ni amarira. Ibyago ukisanga nabwo wari utuye ku musozi runaka, aho hantu naho uvukiye, mu mivukire yawe, mu mibereho yawe, nabwo ukavuka wari uzi yuko ugiye gutera imbere, wari uzi ko ugiye kubaho neza, ugasanga uhuye n'ibyago bikomeye k'uwo musozi utuyeho. Ntabwo mpazi ariko urahazi. Imvura iraje iragusengeye, inzu nayo irageze gute irasenyutse, uwo muntu nawe ahura n'amarira. Irindi jambo, ibigeragezo nabyo bitera amarira. Kuvuka ugasanga ntukikiye, ntabwo ufite umwana, ibigeragezo byo gukubitwa, ibigeragezo by'inzara, nabyo ni amarira. Ariko gato cyane nshuti yanjye uri kunyumva,
nyemerera duhurize hamwe kw'iri jambo uyu munsi Imana yampaye rivuga ku marira. Ni ijambo rivuga ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso yawe. Haleluya. Mana udafashijwe, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Wavutse nabi, ushaka nabi, ariko nkuzana ijambo ry'ihumure. Imana izahanagura amarira ku maso yawe. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi cyangwa kuboroga. Imibereho yawe irahangayikishije. Urabizi wagiye ushakisha, ushaka kugira ngo utere imbere nk'abandi, ariko byaranze. Ayo nayo namarira wicaranye. Ariko nongere ngukumbuze, basi niba waratakaje amahirwe y'ubuzima, watakaje amahirwe wenda yo kuvuka nabi, utakaza amahirwe yo gushaka nabi, biragaragara, ntago mbizi, ariko basigwariza ku mahirwe uzapfe neza. Uzi no kuvuka nabi, ugashaka nabi, warangiza ukanapfa nabi. Ni umwako, ni ibibazo bikomeye. Igifite agaciro rero, izere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Urwarize ku mahirwe yo kuzapfa neza nk'abakiranutsi b'Imana. Imana ihimbazwe cyane, izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Yo my God, imivukire y'umuntu nta n'ujya uhitamo ahavukira. Nongere kukwibutsa ko Imana ifite yibitseho ubushobozi bwatuma yahindura imibereho yawe. Ubuzima urimo Imana irabuzi, intambara urwana Imana irazizi. Humura, hari Imana igihindura imibereho, hari Imana igihindura amagambo y'ibyo abantu bavuga, hari Imana igihindura kashi y'ibyo abantu basinye, hari Imana igihindura amateka, hari Imana igihindura ibyo abantu bavuze ngo ntibishoboka, Imana ikabona ko bishoboka. Hari Imana igihindura imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana. Imana ishimwe. Hari Imana igihindura imitekerezo y'abantu, Imana ikayihindura. Nyemera ahantu uri n'ahantu uhagaze utere haleluya. Ndi kumwe nawe, haleluya cyane. Rero mu mibereho yawe yakavukire, mvugaho gato ye amarira warize, ijuru ryambwiye ngo nongere nkubwirire ijambo. Nubwo wavutse nabi, ukabona ko nawe mu buzima bwawe bwarangiye, ukanashaka nabi, hari n'abagiye bahura ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko nkwibutsira ijambo. Uwiteka Nyiringabo wakuremye, wavuganye nawe. N'uyu munsi nongeye kuvugana nawe. Nkundira dusoreze gato kw'iri jambo ry'ubuhanuzi bwawe bwanditse muri Yesaya 45. Turisome wumve amagambo Imana ivuganye nawe. Hagira hatya hati, Yesaya 45, haravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ngibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikisha amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere yawe, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Haleluya. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu iherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Imana ishimwe. Reka dushyiraho na 43. Umva kuntu hatubwiye ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye, Yesaya 43,
wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli aravuga ati witinya ngo kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe vuga ngo amena ngo nuca mu mugezi ntazagutembana tena haleluya ngo nunyura mu muriro ntuzashya ngo kandi birimo ibyawe ntibizagufata ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isiraheli umukiza wawe nagutangiye Egiputa w'incungu Etiyopiya na Seba natanze ku bwawe nimwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana cyane haleluya. Yesaya nawe ari guhanura ari mu magambo y'Imana ari guhanurira Kuro avuga uburyo azagaruka cyangwa uburyo Imana imufite umugambi avuga kuri Kuro. Numwe mu bantu Imana Kuro yavuzeho ariko mu mivukire ya Kuro nawe hari uburyo yavutse kandi avukira mu marira ariko Imana ibufite umugambi imurema ndetse ifite icyo izamukoresha mu gihe nyacyo. Uri umuntu Imana ifiteho umugambi inshuti. Njyewe Imana yampishuriye ndi kuganira ku marira kuko hari abantu bagize imivukire itangaje mibi. Uyu munsi ndi kwigisha ku cyigisho cya mbere kivuga ku marira yo kuvuka, ku marira y'uburyo umuntu ashobora akavuka ariko avukira mu marira. Wagira ibyago ukisanga nta buzima nta mibereho. Hari abantu bari mu buzima buteye ubwoba bubabaje umuntu atatinyuka no kuvuga buteye ubwoba. Ariko nshuti yanjye wowe ugize umugisha wo kumva iri jambo, wowe ugize amahirwe yo kumvira ijambo ry'Imana, nyemerera wongere ufata akanya utekereze uburyo wavutse. Hari abantu bavutse basanga bavukira kwa muganga, hari abamazemo iminsi n'amasaha, abandi bamaramo imyaka 5, abandi bamaramo imyaka 10 bari muri koma kandi bavutse nkawe. Hari abandi bavutse ubu ngubu bamaze kuvuga basanga bagize ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Hari abandi bavutse bavuka basanga amaso atuzuye. Hari abandi bavutse basanga iminwa yarahengamye. Hari abandi bavutse basanga umutwe ntumeze neza. None we wavutse mu ivuka ryawe koko wange no gushima Imana ngo wavutse nabi kandi ufite amaso areba, ufite amatwi yumva, ufite amaguru ugenda. Uko biri kose, uko wavutse kose, Imana irashaka kuyishima. Ubuzima urimo bwose Imana irashaka kuyihimbaza. Imibabaro yose uhagazemo Imana irashaka kuyishima. Haleluya. Inzira zose z'imikakaro Imana irashaka kuyihimbaza. Amarira y'imivukire arateye n'ubwoba. Hari benshi bavuka basanga imiryango yabo yarishwe, ntibigeze bajyana amahirwe yo kuvuga ngo papa cyangwa mama. Ibyo ni ubuzima bugiye butandukanye. Hari umukozi w'Imana twari turi kumwe ngiye gusoreza aka gatekerezo, yari yambwiye ijambo riranyubaka, ambwira ukuntu ngo hari umwana wavutse ariko yari wo mu Buhinde, avuka asanga iwabo yararwaye uburwayi butuma ahera mu nzu. Nshaka kuvuga ngo yari afite ubumuga bwo kutagenda. Urumva aho kurya bamusangishaga ibiryo mu nzu kugira ngo agende, mbega byari ibibazo biteye ubwoba. Igihe kimwe kiza kugera uyu mwana, kuko iwabo basengaga izindi mana, isa asenga Imana yiwe na nyina asenga Imana yiwe, mbega basengaga Imana zitandukanye. Uwo mwana akurira mu buzima, niba nyina yarasengaga inka, mama we agasenga ihene, simbizi kuko ntabwo bakunda kwizera Imana yo mu ijuru ishobora byose, kuko harimo abantu bagisenga ibigirwamana. Ntabwo twatinya kubivuga kuko barahari benshi mu bigo bitandukanye. Uwo mwana rero mu Buhinde avuka asanga rero yavutse nabi, yavutse mu buzima bw'ibikakaro, yavutse mu buzima bw'ukuribwa n'umubiri. Ariko igihe kimwe kiza kugera
yumva abantu bavuga ko hari Imana ishoboye ibintu byose, hari Imana yaremye ibintu byose ikabishyiraho. Amaze kubisobanukirwa rero amenya neza, asobanukirwa amateka y'iyi Mana tuvuga, asobanukirwa neza ko Imana yacu twiringiye ari Imana ikora imirimo, ari Imana ibashije. Aho yaribwaga n'umubiri bari baramukingiranye, nta wundi muntu wamugeragaho, n'imiryango n'abavandimwe baza kumurambirwa kuko yari yaravukanye ubumuga bwo kutagenda, yaraheze mu nzu. Ariko igihe kimwe aza kubwira Imana babaye atari ku Mana, ahari Imana ya papa yantabara. Ahamagara Imana ya papa ntiyumva, ahamagara Imana ya nyina ntiyumva, arahamagara atari yantabara. Ariko aza gusobanukirwa amateka yuko hari Imana ishoboye ibintu byose, aza gusobanukirwa ko hari Imana ikora ibintu bitangaza, aza gusobanukirwa ko hari Imana igibasha kuzura ibintu byapfuye bikabaho, aza gusobanukirwa ko hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Aje guhamagara rero ngo Imana yo mu ijuru, ya Mana irema abantu, ya Mana itabara, ya Mana izura, ya Mana yayindi, ngo ako kanya ngo umucyo uramuzira aho yari aryamye mu gitanda. Yumva umucyo udasanzwe uraje. Inshuti yanjye, ahari ikigeragezo wabanye nacyo cy'amarira uhorana iminsi, nta n'uwigeze akubwira pole, ariko Imana ikubwiye pole, ihangane, amara yawe Imana irayazi. Imana aza gusangarirwa n'umucyo, ndatinze wa mwana aza gukira, aba muzima, marayika w'Imana mukora mu mbavu arazuka, izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Nanjye uyu munsi Imana ikuntumyeho, nanjye uyu munsi Imana ivuganye nawe amagambo. Yohana bihanuye neza ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu, urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, kuko ibya kera bizabishize, izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Fata akanya utekereze, ushime Imana, uyihimbaze, uvuge ngo Mana, nubwo navutse mu buzima bugiye butandukanye, wenda hari wavutse wagira umugisha uvuka usanga wenda bimeze neza, ariko hari abandi bari mu muhanda, hari abandi bari babaye, hari abandi kurya ari hatari, abo rero nabo usenga Imana, ubasengere, kandi ufite icyo ubafatisha ubafashishe, uvuga uti Imana ndagushimiye kuko wabonye amarira yanjye ukantabara. Nawe bizaguhesha Imana gukora. Uyu munsi Imana ivuganye nawe amagambo rero, kandi nanjye kuntumyeho kugira ngo utangarize ijambo rivuga ngo amarira yawe Imana irayazi, amara y'imivukire yawe Imana irayazi, kandi Emmanuel no kugutabara izayahanagura. Dusoreje kandi ubuhanuzi bwiza ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzasha, shitene monesa, nubwo waca mu gikombe cy'urupfu ntabwo uzatinya ikibi cyose, kuko uri kumwe n'Uwiteka. Imana ni kumpera umugisha, Imana ni kugire neza. Turabakunda, turabishimiye, murakoze, kandi nagushishikariza nawe kusangiza ubutumwa abandi, kandi ukatubwira nuko ubibona na like na comment. Nutarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro byacu. Murakoze. Yari Rukundo Emmanuel. Shalom, shalom, shalom. Reka tubanze turebe hano inyungu z'igihe bitewe nuko twagikoresheje, turebere hamwe ijambo riboneka muri Obadiya. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Subiza ubwenge inyuma akabasha kureba ahagaze mu kihe gihe. Uhagaze ute? Buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Ngo ko umuntu yagenje nikazagenzwa, ibintu byose umuntu yakoze bizamusubira ku mutwe. Bivuze ngo bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV, twongeye turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kubona abakozi b'Imana uyu munsi nabwo babukereye, mbaziho ubutumwa bwiza, mbaziho gukorera Imana. Icyambere ko uyu turi kumwana ku ruhande si ubwa mbere musanzwe mubona ku bugingo bushya Gospel TV, ngiye kumuha kaze abasuhuze, anabibwira abantu batamuzi bamubonye bwa mbere, namara kubibwira n'undi uri ku ruhande nawe arabibwira. Kari mama, ndabona mwabukere mwambaye neza nk'abarokore. Sawa, nibibwira abantu badukurikiye. Nitwa Mukamabano Konsole,
umugore mfite abana 2 sengera igikondo seje mukuru ADPR aho mbitse imyenda ni mu miduha. Imana iduha umugisha. Murakoze. Nitwa Ntabyera Asiya, nkaba ndi umudamu, mfite abana n'umutware, nkaba nsengera mu itorero bita Redeemed Christian Church i Remera. Ibindi Imana iduhana umugisha. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe na Makrenia nawe muzi kuri mu Bruno. Uyu munsi biradushimishije no kuri kubabona, ariko tubanze tusenga Imana kugira ngo ikiganiro cyacu Imana ize kukiyobora, kandi nzi neza ko Imana iza gukora ibintu by'ubutwari hagati muri twebwe. Turagushimiye Uwiteka, waratuzigamye twari dupfuye, ababyeyi wagiye ubarinda, wabera amaso. Imana ishimwe. Uyu munsi rero bagiye kutubwira ubutumwa bwiza, unyemere bibohore kandi byubaka imitima benshi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana kumwe natwe, kandi Imana itubereye maso, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muri ku musaraba. Amen, 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 amen. Rero niba ari ikintu kidushimishije ni ukubabona kandi mwabukereye. Ese ubundi mu buzima busanzwe muri kubona bigenda, murabona muri amahoro? Dereka duhere kuri mu Makrenia, wagikunze kugaragara tubwira ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye, kandi rwose turanabasuje abakunzi bamukunda, batugaragariza ko bamukunda, bakandika batubwira ko bamukunda. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Ese igiseke none watuzaniye mu Makrenia kimeze gute? Sanga uwegereza intwaro ya n'ubundi mbona ukunda kuba uyifite. Utubwire ku giseke watuzaniye, kuko nzi neza yuko gihari. Ariko buriya noneho udufite ikihe giseke wabwira abakristo mwino mizi? Ndumva navuga ku gihe, ndumva igihe kiri kumfasha, igihe mbese ijambo bita igihe. Reka turisome, dusome mu mubwiriza, dusome ibice byaho 3, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Aravuze ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo igihe. Ibi byose mubona, ibi byose mureba, ibi bintu byose bifite igihe Imana yabitegekeye. Nta kintu na kimwe kiriho gifite itangiriro kitazagira n'iherezo. Ibi bimureba bicanze abantu, ibi bintu abantu barimo, ibi bintu bihugije abantu, bifite igihe Imana yabitegekeye. Bibiliya iratubwiye ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Mbese umuntu wavutse azagera n'igihe apfi. Habaho igihe mbese ndumva ibintu ijambo bita igihe rinyuzuye. Ibintu byose bifite igihe Imana yabitegekeye. Hariho igihe cyo kubyuka, yego, igihe cyo kuryama, igihe cyo kuryama, igihe cyo kubyuka, igihe cyo gukora, igihe cyo kuruhuka. Yego, Imana ishimwe. Amen. Igihe buri kintu cyose gifite igihe cyacyo, ku munsi wacyo, ku gihe cyacyo. Yego, abatwanga bafite igihe cyabo, abadukunda bafite igihe cyabo, ikibi gifite igihe cyacyo. Haleluya, amen. Ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Yego, Imana ishimwe. Yego, Imana ishimwe. amen. Igihe Ikintu cyose gifite igihe, gifite n'umwanya Imana yagitegekeye.
niba habaho igihe umuntu ababaye hazabaho n'igihe aseka kuko ibi bihe birasimburana. Dawidi yaravuze ngo ni Imana, Daniel yaravuze ngo ni Imana inyuranye ibihe n'imyaka. Mbese Imana ijya inyuranye ibihe. Niba umuntu ababaye none ejo azishima kuko ikintu cyose gifite igihe. Uyu mubabaro tubabara, uyu muruho turuha ufite igihe Imana yawutegekeye. Izi ndwara z'ibyorezo zidasobanutse z'amayobera ziyobeye abantu, Imana ifite igihe yabitegekeye. Ubu bukene mubona, ibi bibazo bitandukanye, ubu burwayi butinze ku bantu bufite igihe Imana yabutegekeye. Ikintu cyose gifite umwanya wacyo, gifite uko cyatangiye, gifite n'uko kizarangira. Igihe nikigera Imana yagitegekeye kizagenda kuko hari ibintu byagiye byinjira ubundi. Ibi bintu bikinjira bidakomanze bikiha karibu. Noneho igihe nikigera bizasezera bidasabye intashyo, nta n'umuntu bisezereye kuko n'ubundi byinjira ntabwo byigeze bikomana. Igihe bitanasezera kuko bigasohoka nkuko byaje. Imana ishimwe. Igihe Imana yabitegekeye. Ikintu cyose gifite igihe n'umwanya wacyo Imana yagitegekeye. Igihe nikigera cy'ibi bintu Imana izahagurukana itegeko, ibi bintu bizibwiriza. Ikintu cyose ngo habaho igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira, noneho ngo habaho igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, ngo hakaza igihe cyo kuvuga, ngo hakagaruka n'igihe cyo guceceka. Ariko ibi bintu byose bifite igihe Imana yabitegekeye. Ariko ahantu ngiye mbise ngira no gutekereza, uzi ko burya ngo habaho igihe cyo kwangwa n'igihe cyo gukundwa. Uzi ko habaho igihe cyo kugira ngo ijambo ry'Imana rivuge, hakaba n'igihe cyo guceceka. Habaho igihe cyo kurogwa, umuntu akakuroga ariko bakagena no gutuza. Njyewe mbise bituma ntekereza, ese ubundi umukristo mwa kino gihe turimo, muzi ko ubutumwa kugira ngo buvugwe ni ikintu kiri kugora abantu, kinaruhishe. Ariko reka mise nkubaza mama Bruno, ariko turambura nawe ahantu yaduteguriye kuko ndabizi neza. Ese ubundi iki gihe cyo wowe ubwawe uri kumva wabwira iki ku gihe abakristo bino minsi bakamenya uburyo bayitwara bagomba no kwirinda? Kuko birakwiriye. Reka nawe tuguhe umwanya ugira ukuntu tubwira, kuko iki gihe turimo kirakomeye kandi kiranaruhije. Ariko igitangaje, buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Karibu umukozi w'Imana, mufashize microphone masoma. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen. Tugendeye muri iri jambo ry'igihe, ikintu cyose n'igihe cyacyo. Ariko kandi twongere tunibuke ko Uwiteka ari we mugenga w'igihe, ari we mugenga w'ibihe. Ese abantu b'iyi minsi bahagaze bate mu gihe turimo cya none? Ikintu cyose ni igihe. Abantu b'iyi minsi, batwebwe b'iyi minsi, abandi tutareba b'iyi minsi, bahagaze bate mu gihe cya none turimo? Ikintu cyose tumaze kubona ko gifite igihe cyacyo. Ese njyewe mpagaze gute muri iki gihe? Ese wowe mama Kireni uhagaze gute muri iki gihe? Ko tumaze kubona ko buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Reka tubanze turebe hano inyungu z'igihe bitewe nuko twagikoresheje. Turebere hamwe ijambo riboneka muri Obadiya. Turebere hamwe Obadiya ni igice cya mbere ku murongo wa 15. Ijambo riravuga ngo, kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose. Uko wagenje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Imana ishimwe. Amen. Ese tugendeye muri iri jambo tukimara kumva kuko wagenzwa ariko uzagenzwa, uhagaze ute muri kino gihe? Uhagaze gute muri kino gihe? Iyi minsi turimo uhagaze gute? Iki gihe dufite duhawe n'Imana ngo tugikoreshe, wowe ugihagaze muti? Urimo urireba ukabona uhagaze ute muri kino gihe kizatuma ibyo wakoze bitakugaruka ku mutwe? Aho ni waba uri wa muntu ubona abarokore bagenzi bawe batambutse ngo ngaba baragiye, ukaba uri umurokore wo ku mubiri bitewe n'igihe urimo? Aho ni waba uri wa muntu
uyu munsi ufata ijambo ukaba ndirebe bandebe utari ndirebe numva icyo umwuka avuga. Ese uhagaze ute muri kino gihe? Iki gihe turimo uhagaze ute? Iki gihe turimo ntiwaba utunzwe n'amashyari ngo ahadaturiye afite umwuka yahanuye, jewe ntabwo mfite impano yo guhanura, cyangwa niba unayifite ukayikoresha uko bidakwiye bitewe n'igihe uhagazemo. Iki gihe turimo ugitwaye ute? Iki gihe turimo umeze ute muri cyo? Iki gihe turimo ufite izihe ngamba kubyerekeranye na ruriya rurembo dutegereje? Ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo kuko umunsi w'Uwiteka kuri bugufi. Yego. Ese urabizi neza kuri bugufi? Urimo uricira inzira, uri kubiba inzira uzanyuramo kugira ngo ugeze kuri wa munsi. Uhagaze ute? Uhagaze ute? Uhagaze ute? Buri kintu cyose gifite iki? Igihe cyacyo. Ngo ko umuntu yagenje niko azagenzwa. Azagenzwa. Ibintu byose umuntu yakoze bizamusubira ku mutwe. Bivuze ngo byaba ari byiza cyangwa bikaba bibi bizagaruka. Noneho ibyahishuwe 22 naryo riravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. No kuvuga ngo umuntu wese azagororerwa ibikwiriye ibyo yakoze. Ibyo umuntu yakoze byose bizamusubira ku mutwe, ibyaba byiza cyangwa bibi bizongera bimugarukeho. Imana idushoboze gukora imirimo myiza yo gukiranuka, kuko umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Ibyo umuntu yakoze icyo umuntu abibona icyo azasarura. Ese igihe nticyaba kiri kukuyobora bitewe n'uko wumva wishakiye? Ntiwibuke ririya jambo ritubwira ko icyo wakoze ari cyo kizakugaruka ku mutwe. Uyu munsi hari igihe ushobora kuba udafite impano y'ubuhanuzi, ariko ukaba ufite iyo gusoma ijambo. Ushobora kuba udafite iyo gusoma ijambo ukaba ufite iyo gufasha abakene. Ushobora kuba udafite iyo gufasha abakene, ariko ukaba ufite iyo kwicara ugatoza abandi inzira nziza izabaganisha mu bwami bwa kiriya gihugu. Ibyo wakoze nibyo bizakugaruka ku mutwe. Uhagaze ute muri kino gihe? Aho nuri muri ba bandi bazarundwaho amakara kandi warabeshyaga wicara hari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga ngo mwami mwami, abavuga ngo mwami mwami, yego, sibo bazabona Imana. Yego. Ahubwo abakora ibyo data ashaka, abakora ibyo data ashaka. Yego. Dushatse twanarekeraho. Abo nibo bene ijuru. Abo nibo bene ijuru. Yego. Ese twisuzumye mu minsi turimo, uragera ku murokore w'uyu munsi ugasanga aho kugira ngo atekereze ku ijambo, igihe cyaramutwaye nk'uko twabonye ko igihe ni igihe. Ese igihe turi kugitwara dute? Aho ntituri mu mashyari, aho ntituri mu gapingane. Ese ugira ngo mu ijuru hazajya hagapingane? Hazajyayo imirimo njyewe nakoze mama Burino. Imirimo nakoze niyo izampesha inzira. Uyu munsi urajya mu gihugu cy'Ubuganda ukaka resepasi, cyangwa ukaka tuvuge no mu bindi bihugu byawe. Urajyayo ukavuga ngo ni mumpe pasiporo. Indege ikajya hariya, ariko urwandiko rw'ijuru ntago rusaba izo nzira zose. Yego. Umva ukuntu Yesaya yabivuze. Yaravuze ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa. Ngo iyo nzira ifite kondisiyo ni ukwera no gukiranuka. Aravuga ngo abantu banduye imitima ngo ntago bazayicamo. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo naho abagenzi baba barabazwa ntago bazayiyoba, ahubwo izaba iya babandi. Inzira nyabagendwa, abantu bose bakubwira ko ari abagenzi kandi ubirebye wabona ko ari abagenzi, ariko muri iyi nzira ifite kondisiyo ni ukwera, kabiri ni ugukiranuka. Imana ishimwe. Yego. Ese ubwo niba turi muri urwo rugendo nk'uko narindimo nkomeza, inzandiko zibaganisha mu ijuru uyu munsi bo bafite nizihe? Yego. Niba twinjira muri gahunda y'izo mu isi tukagira inzandiko zitwinjizayo, izitwinjiza mu ijuru dufite uyu munsi nizihe? Kandi Imana yaduhaye uburyo bwose bushoboka. Yaratubwiye ngo nufashe umukene uzaba uciye inzira, numenya imfubyi n'abapfakazi uzaba uciye inzira. Yego. Ijambo ryadusanze muri Obadiya riratubwira ngo uko wagenje niko uzagenzwa.
ibyo wakoze nibyo bizagusubira ku mutwe. Ushaka uba uri umurozi uzagarukwa n'uburozi, ushaka uba uri umujura uzagarukwa n'ubujura, ushaka uba uri umusinzi uri umusambanyi nyakibi yose uko wagenje niko uzagenzwa. Uri umubyeyi, uri umupapa, umuntu araza arakugenderera arikurira akakubwira ngo ese wamfunguriye wamfashije muri ubu buryo, ugatangira ugatekereza ku gihe kuko ari cyo kikuyoboye uyu munsi, ukavuga ngo ese nimuha kuri cya kiro cy'umuceri mfite ejo binzamera nte? Ese kuki wibaza ngo ejo nzamera nte? Ni wowe mugenga w'igihe. Wibaza ngo ejo nzamera nte? Ni wowe uzi ibigomba kukubeshaho. Umuntu amenya none hagamenya ejo. Igihe, 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 igihe. Nibyo ese njyewe ndafashijwe cyane kandi binanteye n'ubwoba n'ubuhanuzi igihe cy'Imana, ariko harimo ikindi kibazo nahita nibaza, ese nk'umuntu w'umupagani cyangwa umuntu udakijijwe wakumva buno butumwa bw'igihe cy'Imana ko kiri bugufiya? Ngiye kubaza mama Krenia, ese makrene wamugira ihe nama kugira ngo umuntu uri mu gihe cy'ubusambanyi, umuntu uri mu gihe cyo kutizera Imana, umuntu uri mu gihe cyo gupinga Imana, umuntu uri mu gihe cyo kubeshya n'ikinyoma, basi wamugira ihe nama kugira ngo igihe harimo akivemo? Turi mu mwanya no gusoza, gira abantu inama y'icyo bakora, nurangiza uhe n'umwanya mu Bruno nawe adufashe kubwira abantu igihe, twongere twibutsa abantu ko tubabwire, nanjye muri kunyumva igihe cy'Imana kiri bugufiya, igihe cy'Imana kiri bugufiya kiraje. Imana dutabare abari kwibeshya, abari kwitekinika, igihe kizaza kibavugisha. Abakomeza basa n'ibinyoma twababwira iki? Ariko menye ko igihe cy'Imana kiri bugufiya cyane. Nk'aka kantu bagakora mama Krenia, ubundi abantu bo bari guhanura ibintu by'ibinyoma bagatekinika abantu, ariko bazi ko igihe cy'Imana gihari kibareba. Bagira inama nk'uminota nk'ibiri urase ku ntego kw'abo bantu bambwirire basahari, uzabyumva nawe afata umwanzuro. Murakoze. Uyu muntu twamuha amahirwe tukamubwira ngo ibyagiye byaragiye, ahasigaye nakomeza ibisigaye nabyo byenda gupfa. Uyu muntu turumwinginga tumubwira ngo nagarukira aha ngaha mu gihe gitoya cy'inyongezo. Ubundi turi mu gihe cy'inyongezo, turi mu gihe cy'inyongezo. Umuntu ajya abasha kubara iminsi amaze, ariko ntago ajya amenya iminsi asigaranye. Ariko umuntu yibesha ku gihe, abantu bakavuga ngo nta kazaza, mbese umuntu akumva ari amahoro, umuntu akihesha amahoro. Ariko ijambo ryarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nubwo umuntu yabyambariraho akajyanisha akambara bazi ibintu ukabona ni sawa, umuntu agashyiraho ikote, mbese umuntu akajyanisha, umuntu akambara neza, akambara ibijyanye n'igihe, akambara ibigezweho, ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Uyu muntu twamwinginga twamubwira ngo nagarukira aho ngaho, hanyuma ahunge adapfa, ahunge umujinya wenda gutera, mbese yiyarure cyangwa se yiyanure, agarukira aho ngaho, asaba Imana imbaraga kandi ayisaba imbabazi, kuko Imana itinda kurakara kandi igakunda kubabarira, yuzuye kugira neza kwinshi. Imana ni inyembabazi, ihora ku ntebe y'imbabazi. Kandi ijambo ryarambwiye ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, Imana ibihindura umweru bikera bikaba nka sheregi. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Uyu muntu twamwinginga ngo mbese nafata umwanzuro hakiriho igihe cy'imbabazi, Imana icicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko izahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Abantu bashaka kwihana bitagikunze, abantu bashaka kuva mu byo barimo bitagikunze, igihe cy'imbabazi cyararenze, igihe cyabashiranye, igihe cyarenze. Rero nawe urabizi ko iyo urwaye ariyo yisha abandi. Nari nkubwiye ngo fata umwanzuro n'icyemezo, ugarukire aho ngaho kandi uhunge udapfa. Niko bimeze. Igihe ni igihe. Yego. Igihe turimo uyu munsi ni icyo kwisuzuma. Twamara kwisuzuma tukicara ku ntebe y'imbabazi. Ariko agahinda cyane gafite wa wundi wabimenye nyuma agateshuka, kuko wafite icyo yajyanye, afite icyo yayobanye. Ese kuki atakigarura mu murongo?
ngo kize ko agahe dufite ari gatoya. Ese azajya imbere yayo kuri wa munsi nk'uko irimo itubwira ngo igihe kiri bugufi, azajya ajya kuvuga ibikorwa bibi yabayemo aba ari byo bimugaruka ku mutwe kandi yarigeze kumva. Urugero natanga, umwana uzi i n'utazi i, abo bantu bafata kimwe. Ufite icyo yabanje kumenya, uwo nguwo yakomeza kuko afite guhirwa. Ariko wa wundi utari yagira icyo amenya, ni njyewe ugomba kumushaka nkamwigisha ya i. Siko bimeze bene data. Iyi minsi turimo agahe dufite, Uwiteka arimo aratubwira ngo nitugakoresha uko bikwiye, kuko igihe dufite ari gitoya. Igihe dufite ni gito, ariko abantu b'iyi minsi ntago bari kubasha kumenya ko igihe dufite ari gito. Abantu ba none bari mu ndamu z'ibyejo hazaza, kandi tumenya ibya none ntago tuzi ibyejo kuko atari twebwe bagenga bibihe. Iryo jambo nakomeje kurivuga, ndi kugendera mu bihe bya none. Ariko nimba mwibuka ijambo twasomye riri kuvuga ku gihe, ari naho ahantu bakanarebeye, mureke mbibutse bakozi b'Imana. Hari ijambo twasomye riratubwira ngo hazabaho n'igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana, cyo kwirinda guhoberana. Ese basuzumye bakareba koko ibyahanuwe ntibigendana n'igihe cya none? Ese turimo turahoberana koko? Uyu munsi nujya guhobera umuntu ngo ntica amategeko, ntica amategeko. Igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Noneho ngo n'igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Ese ubu ntabwo ari byo bihe turimo koko? Usuzuma yasuzumye ibi. Iryo jambo riranyubatse. Usuzuma, usubiza ubwenge inyuma, akabasha kureba ahagaze mu kihe gihe. Ahagaze mu kihe gihe? Ahagaze mu kihe gihe? Niba koko ijambo ry'Imana ni Bibiliya ngiyi, ni igitabo, ni ijambo riboneka mu mubwiriza ibice bitatu. Ntabwo ari ryanditswe na mama Bruno, si ryanditswe na mama Kreni. Oya, nta nubwo ryanditswe n'ubugingo bushya gospel. Oya, ni ibyahumetswe byera n'Uwiteka, riri muri Bibiliya. Ngo hazabaho n'igihe cyo kutagira gutariko mfasha. Igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Igihe cyo kubyina n'igihe cyo kwirinda kubyina. Yego. Turi mu gihe cyo guhoberana. Reka turi mu gihe cyo kudahoberana. Ni igihe cyo kudahoberana. Ntabwo ari njye waryanditse. Ibi ni ibyanditswe byahumetswe n'Imana. Nibareke tugendere mu byo turimo twumva tubona uyu. Yego. Dusuzume igihe dufite. Tugikoresha uko bikwiye. Yego. Kuko ibyahanuwe nibyo birimo bisohora. Yego. Ese uhagaze ute muri iyi minsi? Uri mu ruhe ruhande? Uwazana igipimo yasanga uhagaze ute? Agupimye yasanga ya nivo yabubatse ko kwigororotse, cyangwa yasanga amazi atarimo neza igoramye? Habeho kwisuzuma. Yego. Imana ibaho umugisha abakozi b'Imana, kandi buri muntu wese udukurikiye reka nkwibutse ngo uzatwandikire kuri comment tubwire ko wumvishe buno butumwa, kandi umuntu waguye mu byaha nakubwira ngo bivemo, igihe cy'Imana kiri bugufi kandi kiraje. Reka n'ubundi mbashimire kandi murakoze. Imana ibaho umugisha. Turanezerewe n'ukuri, muzongere mugaruke, tuzongera tubonane, cyane ko muri inshuti, muri umuryango, muri abavandimwe, kandi mudufashije ivuga butumwa rikomeye abantu bakeneye kumva, isi yose izumva, bakamenya ko igihe cy'Imana kiri bugufiye. Reka dusoze n'ubundi tuyiragiza Imana kugira ngo n'umuntu ahantu ari yihane kandi agarukire Uwiteka. Turagushimiye Uwiteka, wabanye natwe mu ivuga butumwa. Abakozi b'Imana ubaha umugisha kuko kwitanga kwabo, kandi neza y'Imana ibabe kuri bo, ubaha umugisha ku n'umuryango wabo, kandi igihe cyawe kiri bugufiya. Andosti edrai. Imana ishimwe, babere maso bagire neza, kandi ukwitanga kwabo bagire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.